Sashimwe, yasashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nige mama Doreen mumenyereye ko dusangira ijambo ry'Imana kuri Maramaza Channel. Amen. Yesu aduhana umugisha hamwe uyu munsi wongeye kuduha uyu mwanya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ise ku mutima wanjye uyu munsi ni imiburo. Ijambo rituburira ritubwira ngo dore gushyeshyengwa biherekejwe n'urupfu. Ndasubiramo haravuga ngo iryo jambo rirakubwiye nanjye rimwe rirambwira riratubwiye ngo tube maso ngo dore gushyeshyengwa biherekejwe n'urupfu. Dusenga Imana. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye cyane ko wongeye kumpa umwanya ngo nimvuge. Nje ntacyo ndicyo, ntacyo mfite, ntacyo nashobora, ariko Mana he kuba ngi habe wowe Mana, umwuka wera, umwuka wawe wera asobanurire buri wese cyamushakaho, atubwire twumve dusobanukirwe n'icyo dushakaho. Duhunge mwami, duhunge umujinya uzarya abanzi b'Imana, tuguhungireho niwe buhungiro bw'ukuri. Urimo uratuburira Mana, twumve imiburo yawe kandi twumvire. Urakoze Yesu, he kuba nge ahubwo usobanurire buri wese umwe muri twebwe. Urakoze, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Imana ishimwe cyane kubwira ijambo rikomeye ry'imiburo ritubwira ngo nitube maso ngo kubera ko imbere yacu hari ugushyeshyengwa, ariko uko gushyeshyengwa kukaba guherekejwe n'urupfu. Byaratangiye, tubibamo, ahubwo nimba utarubizi ube maso, dukanguke tumenye n'ibitugose. Dusangire ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 12, dusoma umurongo wa 3 n'uwa 4 kugira ngo dusobanukirwe n'iri jambo gushyeshyengwa bivuga iki, byavuye hese, bishatse kuvuga iki, se byanditse muri Bibiliya. Iri jambo rirahari muri Zaburi ibice 12, dusomye ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo, umurongo wa 3 haratubwiye ngo bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Ni ukuvuga ngo ririya jambo rero gushyeshyengwa rituruka kuri iyi nshinga ivuga ngo gushyeshya. Ngo bavugisha imitima ishyeshya ngo bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Ku murongo wa 4 noneho ngo Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Aba bantu bashyeshyenga abandi, uru rurimi rushyeshya ngo Imana izarutsemba. Nukuvuga ngo nta kiza kibirimo kubikora. Rero nimba wabikoraga ubyihana bireke, niba hari ababikoraga babyihana babireke, ariko noneho Imana twebwishe kutuburira nanone twebwe tubikorerwaho, wowe ubikorerwaho, wowe ushyeshyengwa. Nawe ube maso umenye nubwo bari ababikora bafite igihano cyabo, ariko natwe tubikorerwaho, nawe ubikorerwaho, nawe ushyeshyengwa, natwe bikurikirwa n'urupfu. Ni ukuvuga rero ngo tube maso duhunge. Imana tugirire neza, tugende dusobanukirwa bene data. Amen. Dusome kuko Yesu nawe byamubayeho. Ibi byo gushyeshyengwa byabaye kuri Yesu, ariko ko Yesu ari Imana, Yesu afite ubwenge, ntago byagize icyo bimukoraho. Yesu yaba aramushyeshyenze. Reka dusome muri Luka ibice 18, duhere ku murongo wa 18. Ndasoma nihuta, ntabwo ari ibintu byinshi, ariko dukunde dusobanukirwe n'iri shyeshyengwa. Luka ibice 18 duhere ku murongo wa 18 kugeza kuri 24. Hariho iyi nkuru y'umuntu ngo umutware, agatitire kariho karavuga ngo umutware ananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Ku murongo wa 18 umutware aramusubiza ati mwigisha. Umutware yaraje ngo abaza Yesu. Umutware ubwo Yesu aragiye kumusubiza. Umutware aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Uyu mutware yararebye abona Yesu ko yigisha, no aragendwa aramwegera aramubwira ati mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Ku murongo wa 19 Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, ni Imana. Yaramushyeshyenze rero. Uyu mutware yaragiye abwira Yesu ati uri mwiza. Gushyeshyenga ni nko kubwira umuntu amagambo meza, amagambo yo kumutaka. Ushobora gushyeshyenga umuntu mu bikorwa byawe, ushobora gushyeshyenga mu magambo yawe, mu migenzereze yawe. Turakomeza tubiganiraho, turabibona ukuntu iri shyeshyengwa ryinjiye mu nzu y'Imana, rikaba riri gukora umurimo ukomeye cyane, kandi rikaba riri gukora kuri benshi, kandi abenshi bari kuhagwa. Turagenda tubisoma, turagenda tubireba, ariko tubanzirize
kuri iri ngiri ry'uyu mutware abwira Yesu ngo uri mwiza. Umutware yaragiye yegera Yesu aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Ariko Yesu se yaramushubije ati nuko. Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Ni nkaho yaramubwira ati niba uzi ko ndi mwiza, kuki utemera ibyo mvuga? Niba uzi ko ndi mwiza, kuki utemera ibyo ndi kukubwira? Nuko ngo se yaramushubije ngo unyitira iki mwiza? Ngo nta mwiza keretse umwe, ni Imana. Yesu aramubwira ati niba ndi mwiza wakwiye kwemera ko ndi Imana, wakwiye kwemera ibyo ndi kukubwira. Ariko unyita mwiza ariko ugahakana ko ndi Imana, ugahakana ibyo ndi mwumvuga, ntiwemera ibyo ndi kuvuga. Winyita mwiza rero. Yesu yaramuvumba, winyita mwiza, unyitira iki mwiza? Niba ndi mwiza wakwiye kumenya ko ndi n'Imana, kuko nta mwiza ubaho ahubwo Imana yonyine niyo nziza. Amena. Yesu ashimwe cyane. Satani rero yazanye abadayimoni benshi bo kugira ngo bashyeshyenga abantu b'Imana, bashyeshyenga ababwiriza butumwa, bagushyeshyenge mu Kristo wowe mwiza ujya mu ijuru, noneho ugira ubwibone, noneho bidutere gupfa mu bw'ubugingo. Kuko ntimutangazwe nuko ngo mu nzu y'Imana abashyeshyenga barimo, kuko abapagani ntabwo ari abapagani bari abo hanze ku gasozi, kubera yuko hari umuntu w'Imana wabyigishijeho rwose, byaramfashije ziranyigisho ze rwose cyane. Yigishije kwigisha umukozi w'Imana, yigisha ku bapagani bo mu rusengero. Yagiye avuga mu byiciro byinshi binyuranye by'uburyo bw'abapagani bo mu rusengero. Hari abapagani bo mu rusengero kandi babaka mu rusengero kandi ari abapagani. Abapagani bo mu rusengero rero barashyeshyenga. Harimwe abaza baje mu rusengero bazanywe n'ikintu cyitwa gushyeshyenga gusa, kugira ngo barebe ko bagusha n'abangahe, barebe ko bagusha n'aba mukozi w'Imana uri hariya ku ruhimbi ubwiriza, bagusha n'aba mukristo mwiza wari uri mu nzu y'Imana. Abapagane bo mu rusengero barashyeshyenga. Ahubwo ikibazo twebwe kumenya, ese ibi bintu batubwiye, ibi bari gukora ni iby'ubugingo, ni ibidukururira mu bugingo cyangwa ni ibidukururira kurimbuka? Tube maso. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12, duhere ku murongo wa 20 turugeza kuri 24. Ntabwo ari byinshi. Izi nkuru ni z'umugabo witwa Herode, umwami Herode. Umwami Herode yakoresheje ibirori. Yakoresheje ibirori, yatumira abantu bagubwa neza. Ariko tusome inkuru za Herode rero ku bice 12 by'Ibyakozwe n'Intumwa, umurongo wa 20 tugeze kuri 24. Ku murongo wa 20 haravuga ngo bukeye Herode arakarira ab'Itiro n'ab'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga, bahongera Burasito umutware w'abashashi b'umwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode. Urumva hari habayeho amakimbirane, ntabwo byabanjije nabisomye, ariko hari habaye amakimbirane bituma uyu mwami Herode arakarira ab'Itiro n'ab'i Sidoni. Ntabwo twabibanje ngo tubisome cyane, ariko yarabarakariye nabo baravuga bati se turabigenza dute ko igihugu cyacu cyahahaga mu cy'umwami Herode, none akaba turakariye, tubigire dute? Bigira inama reka tunyure kuri Burasito, noneho agende atuvuganire ku mwami turebe ikintu twakora. Burasito rero yaragiye buriya abwira umwami Herode aracururuka. Ku murongo wa 21 ngo nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganiriza. Noneho kuri 22 abantu barasakuza bati yemwe noneho nijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya, kuko adahaye Imana icyubahiro, ahera ko agwinyo umwuka urahera. Yesu we, urumva ukuntu byagenze. Aba bantu b'Itiro n'ab'i Sidoni bararebye basanga umwami yabarakariye, ngo bazana amahoro, baramutuye. Mbese muri make baraje batura umwami, baza kumusaba imbabazi, baza kumuhongerera kugira ngo ye kubarakarira, areke bajye bakomeza bahahire mu gihugu cy'uyu mwami nyine Herode. None muri icyo gihe cyo kumutura amahoro, muri icyo gihe cyo kumuzanira amaturo, uyu mwami urabona ko yakoze ni nkaho ari umunsi mukuru
yakoze, yambariye umwambaro w'ubugabe, araza ajya ku ntebe y'ibwami, aranezerwa, yishimira ya mahoro bamuzaniye y'abitiro n'i Sidoni. Noneho atangira nawe kuganirira abantu. Umwami yaguwe neza, yariye, yanywewe, yanezerewe, baramushagaye, atangiye noneho kubaganirira. Noneho ngo abantu barasakuza ku murongo 22 ngo abantu barasakuza bati yemwe noneho iyo nijwi ry'Imana si iry'umuntu. Herode arimo avuga bati noneho iri jwi si iry'umuntu usanzwe ahubwo ni iry'Imana. Urumva baramushyeshyenze, kandi bamushyeshyenze babifatiye gahunda, kuko bari barimo bigura, barimo bashaka kumunezeza, barimo bashaka kugira ngo abarebe ryiza. Bari babigiyemo umugambi rero bati turagenda dushyeshyenga uriya mwami. Bagende bamushyeshyenge kugira ngo akunde abarebe ryiza. Ariko bamushyeshyenze basanga nawe nta bwenge yari afite, basanga mu mutima warangaye, ntiyamenya ko ari ijwi ryo kumushyeshyenga, ahubwo araryemerera. Nawe yumva ubwibone mu mutima we, ntiyaha Uwiteka Imana icyubahiro. Baramubwira ati iryo jwi si iry'umuntu ni iry'Imana. Arabyemera, koko arabyemera. Mana, reka mbabwire, iri jwi rishyeshyenga ni ijwi rifite imbaraga zikomeye cyane, kandi ryagushije benshi mu mutego, kandi riraryagusha benshi mu mutego. Nyaboneka tube maso. Uyu mwami Herode uko byaje kumugendera ngo ariko ako kanya bakimara kumushyeshyenga, ako kanya kimara kubyakira mu mutima we, igiteye ubwoba, uyu Herode nta kintu yigeze avuga. Ntabwo twegeze tubona hari aho yigeze avuga ati koko nibyo ndabyemere. Kada mu mutima we, ya Mana ireba mu mutima, ya Mana ireba ibyo dutekereza, ya Mana ireba ibyo twibwira, ya Mana ireba mu mutima. Yarabirebye, ibona mu mutima wa Herode, abona ko rya jambo bamubwiye aryemeye, aryikirije, nubwo ntacyo yasoye ku munwa inyuma. Bene data, nubwo ntacyo yigeze nta jambo na rimwe tubona Herode yigeze avuga, ariko mu mutima we Imana yarahabonye, ibona ko rya jambo yaryemeye, yaryakiriye. Imana iramukumbanya. Imana iramukumbanya. Abantu bagira ngo Imana ntigikumbanya abantu rero, kuko mu mitima yabo hajemo ubwibone, ariko nta n'icyo bavuze wenda, ariko akabona arigishije, aratashye, akabona aragarutse, akavuga ngo Imana ntacyo byayitwaye, byarakiyitwaye. Kandi abantu basigaye bapfa mu buryo bwo mu mwuka, akagenda ahagaze ari umuntu wapfuye w'intumbi, ariko kandi yarapfuye, byararangiye. Agakomeza akigisha, agakomeza agahanura, agakomeza agakora imirimo yo mu rusengero, ariko kandi atari we adahagaze, ari nta bugingo. Kubera iki? Yapfuye mu mutima, yapfuye mu by'ubugingo. Bantu b'Imana tube maso. Uyu Herode rero nawe ngo Imana ako kanya marayika w'umwami Imana yahise amukumbanya, kuko atahaye Imana icyubahiro. Ntabwo yigeze avuga ati reka nimukangiranye n'Imana, reka nimukangiranye n'Imana, reka. Ntabwo yigeze abyamagana, ntabwo yigeze abihungira kure, ntabwo yigeze avuga ati reka. Imana idufashe cyane. Ese ibi bintu ntabwo mubona ko bibaho? Ariko ku murongo 24 ngo ariko ijambo ry'Imana riragwira, riramamara. Ijambo ry'Imana ryaragwiriye, ryaramamaye. Babonye ibibaye bagira ubwoba, ahubwo batinya Imana. Babonye Imana ikumbanije Herode, kandi bamenye n'impamvu imukumbanije. Bene data, bamenye impamvu. Niyo mpamvu babyanditse, ntago twari kumenya ibyabaye, ariko babyanditse kubera ko bamenye ko Imana imukumbanije, akaba yishwe nuko atahaye Imana icyubahiro, nuko aya magambo y'ab'i Sidoni n'abitiro bamubwiye yayahaye agaciro mu mutima we, bituma Imana imukumbanya. Mana tugirire neza. Ibi bintu biraba rero, ibi bintu birahari. Niyo mpamvu nje kukubwira wowe muvuga butumwa, niyo mpamvu nje kukubwira wowe mwigisha w'ijambo ry'Imana, niyo mpamvu nje kukubwira wowe muhanuzi, niyo mpamvu nje kukubwira wowe mu Kristo bamaso. Twese twitwagwa turabakristo, turi kujya mu rugendo. Uyu mwuka wo gushyeshyenga uratugose, uratwegereye. Nyaboneka tube maso. Amajwi wumva araguturutsemo imbere, arayo bakubwira bakwegereye. Tube maso, twirinde kandi tube maso, kubera ko kwishyira hejuru, ubwibone bubanziriza kugwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bene data, ibi bintu aho mutabibona ni hehe? Umwigisha aragenda akajya imbere, reka sinakubwira amashyi kaci, amashyi
kaciriraho rwose amashyi menshi cyane aho bahaya uwiteka icyubahiro ngo bari we bahereza icyubahiro baragihereza wa urimo wigisha kaci amashyi ni ukuvuga ngo wa wundi nawe mu mutima we kuko wa mudayimoni yasutswe mu isi wo gushyeshyenga ntabwo abasha kuvuga atereka icyubahiro n'igihebwa uwiteka Imana yo mu ijuru ushobora no kutabivuga ariko mu mutima wawe ukumva ko icyubahiro ari wowe ubwawe ugihaye uwiteka Imana icyubahiro utakiriye icyo cyubahiro cyari gikwiye guhabwa Imana ko iryo jambo tuvuga iri jambo ndimwo mvuga nge si iryanjye n'uwiteka warintumye ngo ndivuge ibyo tuba tuvuga twebwe n'ubutumwa tuba tubazaniye twahawe n'Imana nta wabona icyo avuga nta wagira icyo avuga abantu b'Imana ni ijambo uwiteka yabashyize mu kanwa kacu ngo nitwebwe tuze tuvuge ariko si iryacu yaba twabizirikanaga tukabimenya ntabwo twakemera ikira cyubahiro cy'Imana tucyakira ngo kituzeho oya niyo mpamvu abantu bazemera kira cyubahiro bakemera gushyeshyengwa bazapfa kandi barapfa benshi barapfuye kandi bacyomeje gupfa ndababuriye rero ndababwiye iri jambo ndarikuzaniye bari abantu bahabwa amashyi kaci ba mu mutima wawe ugira amakenga utinye amashyi nta bushobozi wabona bwo kubabwira ngo ntibayakome nubwo wababwira uti nyaboneka ngewe ndabinginze mu gihe ndimo kwigisha ntabwo nshaka ko mu nkomera amashyi nayo uwiteka twari tumenyereye ko iyo umuntu arimo yigisha ni amena ni haleluya tugafashwa tukavuga amena tukavuga haleluya nziza ituje tukavuga amena nziza yo guturiza imbere y'Imana no kuyoha icyubahiro ariko ibyo byavuyeho ntabwo abantu benshi bakibikora na mashini kaci harimo n'abashyira induru ku munwa induru rusaku induru ku munwa pe bagashyira induru bakavuza induru mu rusengero bakavuza induru ni ibibazo bikomeye cyane ntabwo rero biri ari byo Uwiteka yishimiye ahubwo wowe bari kuvugiriza induru ni induru nyine niyo mpamvu yitwa n'induru noneho babishyize ku mugaragaro barabyeruye urimo ubwiriza ukabona bakuvugirije induru wakwiye gutinya nimba ubishoboye wabwira kubabwira ati nyaboneka iyo nduru muyihagarike ugashyira gahunda mu itorero ry'Imana ukamenya yuko ari abandi barimo bagushyeshyenga ukamenya ko ari abazimu baguhagurukiye niba urimo wigisha ukabona abantu bashyize induru ku munwa useye ko harimo n'abavuga butumwa nabo bishyira induru ku munwa bakaba aribo bayivugiriza noneho bamara kuyivugiriza abandi nabo bakabafasha ariko ijambo nari nkuzaniye ni ringiri ni abadayimoni bo gushyeshyenga baje kugira ngo bagushe abantu b'Imana baje kugira ngo bagushe abakozi b'Imana nari nkubwiye ijambo kugira ngo nuryumva ukaryumvira rizakurengera uyu munsi cyangwa ejo rizakurengera uyu mwuka nuwo gushyeshyenga kugira ngo akugushe noneho ikindi rero nanone abantu noneho ntabwo ari ukuvuza induru gusa ntabwo ari ukukoma mu mashyi gusa ahubwo noneho bavano naho bari bajya gutanga amafaranga mu mufuka aba bantu batanga amafaranga mu mufuka aba bantu birukanka bajya guteza akaduruvayo mu nzu y'Imana mu rusengero niba abantu usanga no gutanga icya 10 batashobora kugitanga niba abandi baba bafite misiyo y'abadayimoni yabahagurukije ntabwo ari ukuvuga ngo nugukunda Imana biba bihagurukije ntabwo ari ukuvuga ngo nugukunda Imana nukubaho Uwiteka biba ntabwo ari ukuvuga ngo ni rya jambo ribafashije ritumye bajya gutanga amafaranga ahubwo ni ukugira ngo bagushe bamukozi w'Imana icyo mukimenye gutyo mugifate niba wigisha imbere ukabona abantu baza kuguhereza amafaranga ugira ubwoba utinye aba bantu birukanka bajya gutanga amafaranga uzasanga ari n'ababandi bafite ikibazo cyo gutanga icya 10 nubwo inyigisho zisigaye zaramamaye ngo gutanga icya 10 n'ubuyobe ariko narinje gukubwira ko gutanga icya 10 atari ubuyobe gutanga icya 10 si ubuyobe ni ijambo ry'Imana aba bantu rero aba bantu bakunda ubutunzi abantu n'abantu bakunda ubutunzi bwabo aba bantu n'abantu benshi babana nene gutanga n'icya 10 ariko kugira ngo bagushe umukozi w'Imana kugira ngo bagushe umuntu w'Imana baraje bagiye kumuha amafaranga hariya ku ruhimbi baraje bakoze mu mufuka bagiye kumuhereza kugira ngo bamugushe ni umutego ndakubwiye ngo ni umutego aba bantu bona birukanka batanga amafaranga si uko ari bo bakristo beza ibyo ndabikubwiye ubyakire kuko niko kuri aba birukanka batanga si ukuvuga ko ari bo bakristo beza ntabwo ari ukuvuga ko baba bakunze rya jambo uri mu uvuga akenshi nababa boherejwe n'abadayimoni bo gushyeshyenga ibyo niko mbikubwiye nababa boherejwe n'abadayimoni bo gushyeshyenga wowe uri guhabwa amafaranga gira amakenga utinye ntabwo navuga ko harimo bacya wenda baba bafashwe n'iryo jambo uvuze birashoboka ariko biba bivangavanze ntabwo uzashobora kuvangura abaza kuguha amafaranga kuko bafashwe n'iryo jambo urimo uvuga ntabwo uzashobora kuvangura n'abazanywe no kugushyeshyenga ni uruvange ntuzashobora kubivangura simvuze ngo bose ariko babaravanze harimo abaje bohejwe n'abadayimoni bo kugushyeshyenga harimo yenda n'abafashwe n'iryo jambo uvuze koko ariko ntabwo wowe uzashobora kubivangura
wowe mukozi w'Imana ushaka kujya mu ijuru ntabwo uzashobora kubivangura. Abahanuzi ntabwo muzashobora kubivangura. Abaza babaha amafaranga ari ukubashyeshyenga, abaza babaha amafaranga ari ugushima Imana bati koko mukozi w'Imana, Imana yagukoresheje, waransengeye, none nawe ndashimye Imana ku bwawe, ndashimye Imana ku bwawe, ndashimye Imana ku bwawe. Ariko hari n'abandi boherejwe n'amajwi yo kugushyeshyenga. Ntabwo muzashobora kubivangura rero, ntabwo muzashobora. Gusa ikibazo dufite muri iyi minsi y'imperuka nuko abantu benshi nabo basigaye bakunze impiya. Abantu benshi bafite irari ry'ubutunzi, abantu benshi bafite irari ry'ugira amafaranga. Niyo mpamvu rero uyu mwuka wo gushyeshyenga nawo biramworoheye. Aba badayimoni biraboroheye, ikibanza kirashije, aho bakorera nta mbogamizi bafite, kubera yuko abantu nabo bamaze kugira irari ry'amafaranga mu mitima yabo, abantu bamaze kugira irari ryo gushaka ubutunzi, abantu bamaze kugira irari ryo gushaka inyongera zo mu buzima buraha bwo mu isi. Uyu mwuka, aba badayimoni bo gushyeshyenga bari gukorana n'umwete, kandi bari gukora biboroheye cyane. Nje kukuburira, nje kukubwira ngo bamaso, bamaso mukozi w'Imana, bamaso. Ijambo riteye ubwoba rero ku murongo 24 wahangaha twasomye mu byakozwe n'intumwa ibice 12 ku murongo wa 24 haravuga ngo ariko ijambo ry'Imana riragwira riramamara. Niba wowe muhanuzi ugushijwe n'amafaranga, Imana ihagurutsa abandi bahanuzi bazima. Muhanuzi uragushwa n'ubutunzi, urahanushwa n'abadayimoni bo kugushyeshyenga, uragushwa n'imyuka mibi yavuye ikuzimu kugira ngo bagushyeshyenga ugwe. Wowe muhanuzi barakugushije, ariko hari abandi bahanuzi bakoresha ijambo ry'Imana kandi bagahanura mu kuri no mu mwuka. Nawe mukozi w'Imana, mubwiriza butumwa, muvuga butumwa mwiza w'ijambo ry'Imana, aba badayimoni bo gushyeshyenga bazakugusha, ariko abandi bavuga butumwa bazahaguruka. Bazahaguruka kandi bakomeza bavuga ubutumwa bwiza kandi bwamamare. Harimo n'ababaye akabarore bajya ku gasozi, harimo abaguye baririmbye pe bakarimba, abantu benshi bakaza kuri Kristo binyuze muri za ndirimbo baririmbye. Hari abahanuzi bahanuye bagafasha itorero ry'Imana, hari abavuga butumwa bavuze ijambo ry'Imana benshi bagakizwa, ariko kuri aka kanya bakaba barabaye akabarore. Nziko nawe ubizi, nziko nawe wavuga ati 1 2 3, nziko neza hari abuzi bagushijwe n'iyi myuka yo gushyeshyengwa. Ibyabagushe ni byinshi, barabashyeshyenze babajyana mu byaha binyuranye. Babajyana mu byaha binyuranye, kuko uyu mwuka yamaze kuza mu bantu, nta amujyana mu byaha by'uburyo bunyuranye, amujyana mu byaha by'uburyo bunyuranye. Aba bantu babaye akabarore rero barahari. Ariko se ko babaye akabarore, nawe ko wabavuga ati umuhanuzi kanaka rwose ari umuhanuzi ukomeye, yarahanuraga bikaba yari umuhanuzi w'Imana, yahanuye ibi nibi kandi byarabaye, ntabwo mubazi. Nta baririmbyi muzi baririmbye indirimbo koko z'ubugingo kandi abantu bakihana bagakizwa. Nta bavuga butumwa muzi, ntabwo mubazi ko bahari babaye akabarore baguye. Ariko se ivuga butumwa ntirikomeje, ivuga butumwa rirakomeje. Nanjye dore ndimo ndavuga, nanjye ndimo ndavuga, kandi abo bantu ngiye ndimo mvuga icyo gihe nibo ngiye ndimo ntega amatwi. Baramfashije rwose, bavuze ijambo ry'ubugingo, baririmbye indirimbo z'ubugingo, baramfashije. Ariko muri uyu munsi ubu ndimo mvuga ngewe, ndimo mvuga nanjye bo, ntabwo ubu ngubu ahabo ni akabarore, ni umubabaro, ni agahinda. Iyo ndi kuvuga rero ntabwo ndi kukubwira wowe, ngiye nanjye ndimo ndibwira, kuko ibyagushije bariya nanjye ntibindetse, kuko uyu mwuka wo gushyeshyenga yaraje kera kandi na n'uyu munsi aracyariho, kandi azakomeza abaho kugeza igihe Kristo aje gutwara itorero. Ahubwo ikidukwiye ni ukugira ngo tube maso kandi twirinde, turebe mu mitima yacu, twumve mu mitima yacu, turinde ya majwi atuvugiramo. Turasabwa kugira ubwenge bwo kumenya kuvangura ya majwi atuvugiramo imbere, ya majwi y'abadayimoni atuvugiramo imbere, atuzanira ubwibone, atuzanira kwishyira hejuru. Tuyamenye, tumenye aho majwi aho aturutse n'icyo agamije, ariko tumenye ya majwi y'abantu b'inyuma bavuga tukabyumva, bagakora ibikorwa tukabibona, nabyo tubimenye. Uyu muntu ibikorwa ari mu gukora ni ibinjyana mu bugingo cyangwa ni ibinjyana mu kurimbuka, mu rupfu. Herode we yapfuye ku buryo bwo mu mubiri, yarapfuye rwose, Imana iramukumbanya arapfa, ariko twebwe turi gupfa mu buryo bw'ubugingo. Ariko Imana idufashe, ntabwo turabo gupfa, ahubwo turabo kuramba. Haleluya, amena. Ntabwo turabo gupfa, turabo kuramba, tukabona ibyiza by'igihugu cyo mu ijoro. Kandi Yesu Kristo atubereye maso, ntabwo tuzayoba. Nitumwemerera akatuyobora, nitumwemerera ko ari Imana, tukamwemerera ngo uri mwiza, Yesu uri mwiza, kandi Yesu ni mwiza koko. Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza. Nukuvuga ngo Yesu niba ari mwiza ni Imana, kuko Imana niyo nziza. Imana ni nziza, Yesu ni mwiza. Tumwumvire, tumwumvire, tumwumvire. Haleluya, amena. Dusenge. Mana yacu, Mana igira neza,
ndagushimye cyane kuri urukundo, ndagushimye kuri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, ntushaka ko ari n'umwe warimbuka muri twebwe, ahubwo ushaka ko twese tubona ubugingo Mana. Ndagushimye ko duhishuriye n'uyu mwuka w'ikuzimu wo kudushyeshyenga, kugira ngo tugire ubwibone tugwe tuve mu gakiza, ariko uratuburiye Mana ngo tube maso. Haleluya, ushimwe Mana kutuburiye. Ndakwinginze Uwera wa Isirayeli, sengeye buri wese wumvise iri jambo, umugirire neza, abe maso Mwami, abe maso, abe maso, abe maso, uduhe kuba maso kugira ngo tutazarimbuka, ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Urakoze kubyumvise Mwami wacu Yesu Kristo, utubashishe udushoboze. Senze nizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Mwami wacu, amen.